Jewe Kagame Paul ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda, ko nzakurikiza nkanarinda itegeko nshinga n'andi mategeko, ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe, ko nzaharanira amahoro n'ubusugire bw'igihugu, ko nzashimangira ubumwe bw'Abanyarwanda, ko ntazigera nkoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite, ko nzaharanira ibyagirira Abanyarwanda bose akamaro. Nintatira iyi ndahiro nzabihanirwe n'amategeko. Imana ibimfashemo. Aha hari ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka w'ibihumbi 2010 kuri Stade Amahoro i Remera mu mujyi wa Kigali, ubwo Perezida Kagame yarahiriraga kuyobora u Rwanda. Imbere y'imbaga nyamwinshi, Perezida Kagame yagaragaje kwicisha bugufi, yubaha u Rwanda, amaze azamura akaboko yemera kuyobora Abanyarwanda. Iyo ugerageje kurambura imboni z'amaso ugasoma ndetse ugasobanuza amateka, ijisho rikugeza ahandi hantu. Bigaragara ko Paul Kagame yanyuze inzira itoroshye, ariko kandi bigaragara yuko yanyuze mu nzira afite determination cyangwa se icyerekezo gihamye. Niyo mpamvu nkunda kubabwira ko ikitakwishe kikugira ukomeye. Mwongera kandi nkakubwira ngo nta kure habi Imana itakura umuntu, kandi nta na kure heza Imana itageza umuntu. Iyo urebye Perezida Kagame ni urugero rufatika rw'umuntu wakubera icyerekezo cyiza cy'ubuzima bwawe bw'ejo hazaza. N'ubuhamya buvanze n'amateka ye tugiye kubagezaho. Tubategurira ibingibi tukanabibagezaho ku Ibendera TV kugira ngo bigire icyo bibafasha. Nge nitwa na Christine Ntirushwa. Ikaze. Uyu munsi tugiye kugaruka kuri Perezida Paul Kagame, umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Mbere gato ariko reka ambanze mbibutse ko iyo tubagezaho ubuhamya tuba twifuza ko bububaka, bukabakomeza ndetse bukabahindura. Niba mwari mugezaho mucitse intege mukongera gukomera, maze iminsi ikisunika, natwe intego yacu ikaba igezweho. Ikaze kuri mwese. Paul Kagame yavutse ku ya 23 Ukwakira mu mwaka w'1957, akaba afite imyaka 64. Ni mwene Deogracias Rutagambwa na Asteria Rutagambwa, bari batuye mu cyahoze ari komine Tambwe ya Gitarama, ubu akaba ari mu karere ka Ruhango mbere yo guhungira muri Uganda.
gatatu n'amajwi 98% kugeza ubu akaba ari we uyoboye u Rwanda nk'umukuru w'igihugu. Ubwo yisangaga mu buzima bw'impunzi no kubaho atari mu gihugu cye ntibyari byoroshye. Umunsi umwe Perezida Kagame yigeze kuvuga ko yabaye mu buzima butuma abantu bamukanda ntakandike, agendeye no kuri experience yakuye mu buzima yagiye anyuramo. Uru Rwanda mureba aho rwavuye, twavanyemo amasomo atuma abantu batadukanda ngo dukandike. Rero uwashaka yacisha make. Gusa ikinezeza nuko kubaho mu buzima bukomeye kandi butoroshye byamuhaye imbaraga zo kuba ubu ari umuntu w'umugabo kandi ukomeye. Uyendeye kuri ibi nawe ushobora kwiha intego yo kuzavamo umuntu ukomeye. Niba ubayeho nabi ntabwo nakugira inama yo kwiheba ngo ujye kwiyahura, ahubwo nakugira inama yo gukora cyane. Ejo Imana yaguhindurira amateka, abantu nawe bakakugenderaho. Ntabwo amateka ye wayavuga ngo uyarangize. Reka mbashimire cyane mwe mwese mubana natwe ku Ibendera TV. Ndabitsa gukora like na subscribe ndetse mugakora n'ukura ku kantu kameze nk'inzogera ku Ibendera TV. Ni mubikora gutyo muramuduteye inkunga kandi natwe tubasabira umugisha uko bwije n'uko bukeye. Ushobora kandi no kurenza amaso n'ingohe byawe ukanifuza kuduha igitekerezo cyawe.
ntago bigoranye cyane kubikora. Uranyura kuri nimero 0788 0770. Ushobora no kuba wifuza kutwandikira ukatwandikira kuri email cyangwa se ukajya mu mwanya wahariwe ibitekerezo ukaduha ubutumwa bwawe n'ibitekerezo byawe tukabiha agaciro nk'uko ku Ibendera TV twabyiyemeje. Ndagushimiye cyane rero wowe wari uri kumwe natwe. Ndakwifuriza kugira amahoro n'amahirwe. Imana ikomeze kuguteza imbere no kuguha kugira ubuzima bwiza.